nta cyica nk'irungu, ariko nanone byagera kure iterwa n'urukumbuzi rw'uwawe witabye Imana ho bikaba ibindi bindi. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, umubyinnyi Titi Brown agifungurwa mu mwaka wa 2023, yasohoye amafoto ameze nk'uri kuganiriza mama we witabye Imana mu mwaka wa 2019, aho yamubazaga amakuru ye, Titi akamusubiza ko amukumbuye cyane, ko kuva yitaba Imana yanyuze muri byinshi, ariko icyamukomerekeje cyane ari ugufungwa imyaka 2 azira gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure kandi atarabikoze. Mama we akamwihanganisha, akamubaza uko yaje kuva muri gereza n'uko yabashije kwiyubaka. Nyuma ya gereza, umubyinnyi Titi Brown yahuje na Nyambo Jessica, akaba umukinnyi ukomeye muri sinema nyarwanda, baba inshuti magara bizwi nka best friend cyangwa besto. Benshi bahamyaga ko aba bakundana, ariko bo bakabitera utwatsi bakabihakana bivuye inyuma. None ko twumva ngo nta nduru ivugira ubusa imusozi, ni iki cyatumye benshi bakeka ko baba bakundana? Ushobora kuba warabonye amashusho ya Titi Brown na Nyambo basomana, bikaba byaremejwe na benshi ko ari ikigaragaza ko bakundanaga. Ubu se nabyo byaba ari rya koranabuhanga rya AI rizwi nka Artificial Intelligence rishobora kugaragaza abantu bakora ibyo batakoze? Imvugo ya nta muhanuzi wemerwa iwabo yatewe ishoti iyo bigeze ku mubyinnyi Titi Brown. Byagaragaye cyane ubwo yafungurwaga. Urukundo yagaragarijwe n'abantu, haba no mu bitaramo bikomeye abyinamo, indirimbo ayoboramo imbyino, byose bigaragaza ubuhangange bwe. Ese kugira ngo abe umubyinnyi twese tuzi wagaragaje ko kubyina byatunga umuntu n'umuryango we, yanyuze mu buhe buzima bwamubashishije kubigeraho? Uramutse witekerejeho neza, wasanga uramutse ukoze subscribe kuri iyi channel nta kintu na kimwe wahomba, yewe nta n'amafaranga bagukata. Urakoze ubwo ukoze subscribe. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku buzima bw'umubyinnyi Titi Brown. Ubundi Ishimwe Thierry wamamaye nka Titi Brown yavutse tariki ya 2 Kanama mu mwaka w'1995, avukira mu muryango w'abana 8, avuka ari we mfura. Yakuriye mu buzima bwiza, iwabo ntacyo bari babuze, nawe yabaye umubyinnyi akajya amenyekana mu rubyiruko bari baziranye. Yaje no kugaragara mu mashusho y'indirimbo Agakufi ya Soshomura mu mwaka wa 2014, ubwo yarimo asoza amashuri yisumbuye. Nyuma aza no kugaragara mu mashusho y'indirimbo ya King James yitwa Zizane Tuzinywe, amenyekana atyo. Nyuma y'igihe baje kugira amahirwe make, papa wabo abura akazi, mama wabo atangira gushakisha atyo. Ayo yabonaga ntiyari ahagije ugereranyije n'ibyari bikenewe. Ku wa 16 Ugushyingo mu mwaka wa 2023, ubwo yaganiraga n'Isimbi TV, umubyinnyi Titi Brown yavuze ko baje kubirukana mu nzu. Titi Brown ajya muri ghetto atyo, naho barumuna be bajya kubacumbikishiriza mu rusengero. Muri iyo ghetto yatekereje aho yakura amafaranga, kuko yagombaga kubona amafaranga yo kwishyura ghetto 20,000 n'ayo kohereza umuryango we. Yabajije umwe mu nshuti ze amubaza ko yabona akazi, amubwira ko hari akazi muri hoteli ko kwakira abakiriya bizwi nko guseriva. Atekereza uko yamenyekanye, abona atabikunze cyane. Yigira inama yo guhamagara indi nshuti ye yitwa Jojo Breeze, amusaba nimero ya boss we aho yakoraga mu kabari kitwa Top Chief gaherereye Nyabugogo, amusaba ko yazajya abyinira abakiriya. Aza kukabona, arakora, ahembwa 20,000 ku cyumweru. Nyuma havuye ajya mu kandi k'inyamirambo muri Bar House. Mama we yatangiye kurwara cyane, aho bivurizaga bababwira ko arwaye umuvuduko w'amaraso. Nyuma baza kujya CHK basanga kanseri na diabete byaramurenze, bikajya bituma ananuka cyane. Titi Brown akagira ubwoba, akamubaza ati ubu koko ntuzapfa mama? Mama we akamusubiza ko atazapfa ataragenda mu modoka Titi Brown azamugurira. Byaragahinda, ariko mama we yaramukomezaga, aza kwitaba Imana mu mwaka wa 2019. Kuva ubwo Titi Brown gukora akazi ko kubyina mu kabari byaramunaniraga kubera agahinda, aza kwirukana kubwo ataragishoboye gushimisha abakiriya kandi nawe atishimye. Nk'uko intore itaganya ahubwo ishaka ibisubizo, yarikomeje agira ati nubwo umubyeyi wanjye agiye, ngomba kumubera aho atari, nkafasha papa kurera barumuna banjye. Akomeza gushakisha, ahura na Meddy mu mwaka wa 2019, ubwo yazaga gukora igitaramo mu Rwanda. Covid ibaye nibwo yamenyanye n'ibyamamare bimanaginga abahanzi nka Rocky Kimomo na Junior Giti, ndetse na DJ Pius, Bruce Melody n'abandi, akabyina mu ndirimbo bari busohore. Yagaragaye mu mashusho y'indirimbo nk'Ubushyuhe ya DJ Pius, Dumi ya Queen Cha na Marina, Amashu ya Chris Easy, Ikinyafu ya Bruce Melody n'izindi nyinshi.
Mu mwaka w'2021 yongeye kubona amahirwe yo kuzabyina mu gitaramo cy'umuhanzi Omale ubwo yari aje mu Rwanda, ariko ubwo nibwo yaje gufungwa. Mbere y'uko twitsa ku buzima yavuzwemo mu rukundo we na Nyambo Jessica umukinnyi wa filime nyarwanda, turebe icyo yari akurikiranyweho n'ubushinjacyaha cyatumye afungwa. Umubyinnyi Tete Brown ubwo yateguraga igitaramo cy'umuhanzi Omale yari i Gikondo ku wa gatatu, aho yabaga agiye gutega moto ngo ajye kureba imyenda y'ababyinnyi be, abona abagabo babiri bamwitambika hagati ye na motari. Baramubajije bati ni wowe Ishimwe Thierry? Abanza guhakana yibaza ati aba bantu ko ntabazi, ababwira ko Ishimwe Thierry atari we ahubwo ari undi babana kugira ngo batamuteza abantu. Bati tugende umutwereke. Bari mu nzira bagenda ababwira ko ari we Ishimwe Thierry. Bati n'ubundi turakuzi, ufite igitaramo ejo bundi ku wa gatandatu. Bamubwira ko agomba kujyana nabo kuri sitasiyo ya RIB bakagira ibyo bamubaza. Arababwira ati ko numvise ko umuntu iyo agiyeyo atagaruka, kandi ku wa gatandatu nkaba mfite igitaramo mwabimbarije hano. Baraseka, umwe akavuga ati muzane amapingu, ariko aza kumva ajyayo. Ageze kuri sitasiyo bamubwira ko bamukekaho icyaha cyo gusambanya umukobwa utujuje imyaka y'ubukure akamutera inda. Yahise yumva akubiswe n'inkuba, ibintu atakekaga na busa, akavuga ati uwo muvuga se ninde? Bamubwira amazina ye, ababwira ko atamumenye, bamwereka chat bagiranye, yibuka ko yari umukobwa wahoraga amusaba kuzamwigisha kubyina. Yababwiye ko icyo cyaha ntacyo yakoze, avuga ko kubera hari ikigo cyaje bazamupima bakareba ko koko ibyo bintu yabikoze. Bamugejeje muri burigade bataramupima, bamubwira ko buri buke bajyayo, ashiduka ageze mu rukiko bataramupima. Yavuye mu rukiko abajyanywe muri gereza ya Mageragere atyo. Yagezeyo amara amezi 2 kuri 3 atariyakira, nyuma ya Go TV show iza kujyayo gukoraho ikiganiro muri gereza, abantu bongera kumubona ko no muri gereza yakomeje kubyina, bakamwihanganisha muri comments z'icyo kiganiro. Yakoranye n'abavoka barenze 2, ariko uwitwa Elias aza kumufasha kuburana, arataha akira igihano yari kuzakatirwa cyo kuzafungwa imyaka 25. Yafashwe ku wa 10 Ugushyingo mu mwaka wa 2021, afungurwa ku wa 10 Ugushyingo mu mwaka wa 2023 amaze imyaka 2. Agitaha abantu bamweretse urukundo, baramukomeza mu buryo bw'imitekerereze no mu bushobozi, abonaho kuba akomeza akazi gake gake, yongera kugaragara mu mashusho y'indirimbo nka Jugumira ya Chris Easy na Kevin Kade, Moromita ya Kenny Sol na Nel Ngabo n'izindi nyinshi. Ubwo nibwo ubushuti bwe na Nyambo bwamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, aho bakundaga kugaragaza kuri Instagram amafoto n'amashusho bameranye neza, bakanabinyuza ku rubuga rwa YouTube basohokanye, bagiye koga n'ibindi. Bitewe n'uko byagaragaraga, abantu benshi bemezaga ko aba bombi bakundana, ariko bo bakabihakana bivuye inyuma, kugeza aho mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 muri Mutarama, aba bombi bahisemo kureka gukurikirana kuri Instagram bagasiba amafoto bari kumwe, byemezwa na benshi ko batagikundana. Bati Nyambo yanze Titi kubera ko amurusha amafaranga, abandi bati ni amashusho y'ubwambure bwa Nyambo yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari byo baba barapfuye. Gusa bo bakavuga ko bakiri inshuti magara, ahubwo ari bo bahisemo kutongera kugaragaza ubuzima bw'ubushuti bwabo ku mbuga nkoranyambaga kuko byabasenyeraga. Umubyinnyi Tete Brown yagiriwe inama yo gukora filime, aza gukora filime zirangira zizwi nka Titi Films, aho zakunzwe n'abatari bake, ndetse na Nyambo yazigaragayemo akinamo. Ubu ari gutegura kuzakomeza kuzikora, agakora n'iz'uruhererekane. Ku isabukuru y'imyaka 30 umubyinnyi Tete Brown yujuje, abantu batungurwa no kutabonamo Nyambo, benshi bakavuga ko ari uko koko batandukanye, abandi bati ni ugushaka guhisha iby'urukundo rwabo, ariko Titi avuga ko ari ukubera ko Nyambo yari arwaye uwo munsi atari kuza mu isabukuru ye. Ahanini isabukuru ye yari yahuje umuryango we n'abantu bamubaye hafi nyuma yo kuva muri gereza abashimira. Mu bibi byose bitubamo ntabwo byose biba bigamije kutwica, hari n'ibiba kugira ngo bidukomeze. Umubyinnyi Tete Brown ashima ko kuba byarabayeho ko ajya muri gereza byamwigishije kongera kwitekerezaho, ko mbere yakoraga yabona inzu yishyuwe, yohereje n'amafaranga mu rugo mu bavandimwe be akumva birahagije, ariko ubu anatekereza ko yazagira umuryango we agomba kwitaho. Wakoze kubana natwe, amateka y'ibyamamare n'akagaruka hano kuri Bezo Updates.